Ndabashimira mwebwe mukurikira ibiganiro byanjye umunsi ku munsi, mwebwe munyereka urukundo. Nsaba utari wakora subscribe ko wakora subscribe ukazajya ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Bavuga ko ubuzima ari gatebe gatoki. Uyu munsi aho ushobora kwicaza mugenzi wawe, ejo nawe ushobora kuhicara. Mwifuriza icyiza nawe kwifuriza ikindi. Nubwo rimwe na rimwe aba ari ibintu bidashoboka, ariko tugomba kubikora. Rimwe na rimwe tugerageza gushaka inshuti zifite akamaro kuri twebwe, kandi wa wundi witaga inshuti yawe hazaza hawe, mwakuranye mukareranwa, mukajya mugendana umunsi ku wundi, amabanga yanyu muyabikana hamwe, ugasanga niyo nshuti uvuye mu mwanzi wawe, wa wundi wafataga nk'umwanzi wakakubera inshuti nyayo mu buzima bwawe. Isi turimo ni uruziga rugenda rwikaraga umunsi ku wundi. Hari igihe twibwira ko tugiye twagezeyo, hari igihe n'isi gukanda ikagusubiza aho watangiriye. Mu buzima ntuzigere wihenangura kuri mugenzi wawe bitewe ko hari byinshi wagezeho, ahubwo nakubaza uburyo wabigenjejemo, uzamubwira ati nuko nahatanye cyane kugira ngo mbibone. Ahubwo ntuzigere umuca intege, kubyo ibyo uzamubwira azabifata nk'icyitegererezo kuri we, nakagira byinshi yakora akagira ibyo ageraho. Ubuzima tubamo n'urugamba turwana rutoroshye. Ushobora kunyohereza muri puberi ngo njye gutoraguramo imyanda, ariko bitewe yuko mfite icyo nshaka kugeraho, ntabwo ako kazi nzakinubira, ahubwo nzagakorana n'umutima wanjye nishimye. Yego ushobora kumbona ukanseka ati ibyo ngibyo ndukubona ari nk'ibintu by'ubusazi urimo, ariko bitewe yuko mbikora mbyishimiye, kandi nkaba nzi neza ko ngomba kugera ahantu runaka, ngomba gukora cyane kugira ngo mpagere. Ntabwo ibyo bintu nzigera mbiha agaciro kuri njyewe. Icyo nzahangana nacyo ni ugukora cyane kugira ngo ngere ku cyo nifuza.